hanyuma wayigenge muri sinema shaka kubaza ku muntu umwe gusa umukobwa umwe kuko ngiye mbona amani muri inshuti byataye twize wenda kumukomozaho Aisha inkindi akenshi iyo turi kumwe mbona nyine mani mba mbona bakwishimiye n'umuntu wamusobanura gute kuri wowe Aisha wayigenge so kumvishe urakaza nyine tujyane wayigenge ahubwo we namahubwo ngewe so ntayemo mani wowe tama bakunze we bro wayigenge to the what wayigenge to the flow to the west to the strong shikiri pa shikiri yohana shikiri z yamara n'abantu muri kuri kamera buriya abamusige bamwe Daddy ni umurasta man aho karabura dread zonyine man ariko ni rasta man urumva Daddy ndi kuvuga ni kiramane tu wenda natarabizi babimenye tu Daddy ni kiramane urumva man kiramane agira umutima mwiza tu byadanje man yari ikintu cya mbere cyiza iyo ufite urukundo muri wowe erera abandi bantu imbuto nziza urumva yago sibyo ubereka urukundo nyine tu nabo urwo rukundo waberetse nabo nabo bazagenda barujyana n'ahandi hantu nabo rugira n'abandi bantu araga kamaro nabo man sibyo se man nibyo byadanje respect kuri kiramane yego Daddy ma gangster ma rasta man Eldabit uri rasta kabisa fresh kabisa cya kintu ngiyewe yana kudesha kabisa ntabwo nsubira inyuma ubundi se cyane si yaho zatoga katuka ya kuntu nabyumvise neza narinda zakabona nta kintu gatuka ngo ninde Yes, reka rero twongeye tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Scott Emile mwege mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Iki ni ikiganiro inkuru y'ubuzima nk'ibisanzwe ibyo byongera ngo maze kumenyera ari nako dukomeza kubifuriza umwaka mushya wa 2025 dutangiye. Uyu mwaka uzabere umwaka mwiza, uzabere umwaka w'amata n'ubuki nk'uko abanyarwanda dukunze kubivuga, uzabere umwaka wo guhirwa muri byose ndetse kandi ibintu mwifuza wewe uri umukunzi wanjye ukunda gukurikira ikiganiro inkuru y'ubuzima no kuri ibintu byose mwifuza turabasabira kugira ngo muzabigirirwe kandi bibagereho uko mubyifuza. So rero twagiye n'ikiganiro inkuru y'ubuzima kugira ngo kuri screen zanyu nkuko mubibona turi kumwe hano n'umuji, turi kumwe n'umuniga umunsi ngiye kuba hasho kabisa ni wayigenge to the street to the what Weji ngo kiri gute se maniga ndashima nari kabisa tukaye ikaze mu kiganiro inkuru y'ubuzima gica kuri Scott Emile kabisa nanjye nishimiye kuba joininga kuri channel yanyu nanjye kabisa ndabyishimiye cyane hanyuma dutangire wivuga ko wakundika audio wivuga abantu baragukunda byatari turi kumwe na Wayigenge to the flow to the west to the strong shkiripa ase ko nda ntatswaga none umunsi swaga ndazifite kabisa ako swaga ndazibona kabisa Waji none se ngo byifashe bite ndashimana kabisa umwaka utangiye neza na bien pique kabisa byo organize man for sure uyu mwaka waririye wana twari turi kumwe se oya ntabwo twarangirije za Gisenyi ntabwo twarangirije narangirije muri family ndi kumwe n'umuryango wanjye mu rusengero usenga se man usengera Restoration Church urabeshya ukuri kw'Imana nzajya mu ijuru cyane ndasenga pe Restoration cyane ukuri kw'Imana nzajya mu ijuru kabisa ribahe za Masoro man Imasoro Waji man nibyo man Scott nibyo man kwemeze man wallahi za Masoro ahubwo nawe ngenda gutumiye ahubwo uzaze tujyane gusenga wallahi nzaza uzaza ryari Sande tu
urumva dusenga kumva kwa gatanu urumva imugoroba kwa gatanu hari amateraniro nimugoroba natwe wacu turayagira namwe bari muri usengera se wowe muri Ensemble de Dieu Ensemble de Dieu ni hesa urahimbye man oya Ensemble urahimbye mwana Scott nose ito bita Ensemble nagurizi shara ubwa mbere ryumvishe Ensemble de Dieu n'ubwa mbere ryumvishe ariko ndarimenye tu cyangwa ngo urakotoye kabisa okay ngaho mbubarire ntago njya rimbizi mwana ariko uragarega byose ntago biraho kubimenya byose ariko nanone akuri station cyacu urayizi yanditse izina hagase yasengeragamo ya korali ira korali yahitingaga byatare bayitaga ngo iki nimba usengera muri ntoze warumbwiye harya ni restoration church urimo uravuga Rehobote iyo Rehobote yasengeraga Kimisagara cyangwa i Remera oya ni Kimisagara ariko ubwo ngo ni cyane mu bihe bya kera 2011 ariko nyine bagiye bagura amashami umva ari za Kimisagara bafite n'amashami mu ntoza mu byaro urumva ariko principal iri hari za Masoro headquarter ya man for sure okay rero mpamvu rero nawe umbwiye ati just ugomba kuzaza kagera ngomba kuzankabira umutumire tukareba kabisa ukareba ukuntu refresh kabisa wana kabisa nzaza tu nari gusenga ndabyemera byatari oje none se turimo turatangira umwaka turi mu ntangiriro z'umwaka nkunda kubaza abantu bigano ndimo nkora muri no minsi umwaka urangiye wari umwaka umeze kuri wowe wayige umwaka wari fresh bya danje wari uw'ibyishimo inshuti nyine urumva nyine wari uw'ibyishimo nyine kabisa nta kintu wari utwaye uriya mwaka wa 2024 wari fresh bya danje ndavuga kuri wowe ni iki wagezeho muri achievement n'umwaka nyine wasobanura ngo iki kuri wowe ageze kuri byinshi nageze kuri byinshi kabisa cyambere wubatse etage muri Kigali etage dore etage tuzazubaka nyinshi cyane etage ntago yabaye etage ariko ibyo nagezeho ndabishimira Imana byonyine no kuba warungutse abantu kandi abantu iyo ufite abantu ibintu bagenda ni nk'umugisha iyo ufite abantu ni nk'umugisha ufite plan nyine ugenderaho nyine urumva so ukuvuga ngo umwaka nyine wa 2024 ari fresh bya danje rebyo ari fresh Scott wari fresh kabisa nyine ntacyo nashinja Imana kabisa ewana uri ufite amahoro mu mutima uri kumva ukenera ikintu ukakibonera igihe urumva hari ikintu Imana bitakoze buri Imana yakoze ibintu byinshi cyane nuko Imana ntacyo nashinja Imana pe ubu se uyu nguyu dutangiye ni uyu nguyu turimo nicyo umajije kugeraho so ubu turi takizinga Scott turi takizirindwi zo kwa mbere takizirindwi zo kwa mbere urumva iminsi 7 ntago wayatuvuga ngo wageze ngo iminsi 7 ariko reka turebe ahubwo imbere ukuntu hameze yego Imana ibiki dutisha ubuzima urumva turapanga n'Imana ikadupangira ase Imana uri umusore uri umudamu ngende umusore ndi umudamu ufite umudamu oya ntabwo njye mfite umudamu man agumisha ko gatwenya ubundi ako niko nashaka arabya by'umudamu man ntabwo nta mudamu mfite tu nase ugitekere ujya wicara umunsi umwe ukumva nyine uzicara ugashinga urugo byatari sure ujya ubitekereza ubwo si umugisha se ubwo ni nka ryari ukuntu mbibara zaza ningira nk'imyaka nka 30 wenda ntabwo izarenga 30 ese ubu ntabwo urayigeza wapi aya ntabwo ndayigeza man ufite ingahe se mfite 20 ubu ndagira 23 uyu mwaka 26 manzi ko ukiri umupeti man 26 ndayigira uyu mwaka ni 6 oya ni 6 niyo ngiye 26 ndayigira uyu mwaka numvishe 20 ariko ntabwo haragera nabwo ukwezi nyine ukwezi ni kuyigeramo nibwo nzanyigize iyo myaka ni myinshi mwaba ari imyaka isigaye
kandi nanjye ndacyari kwiyubaka none none kubera iki 30 mani wagize turacyari guhiga umufungo kabisa Higo yeah aso mani uko mbona uri umuji cyane kandi abakobwa bakunda abantu babaniga byatari imyaka 30 30 nzaba abana ubona n'umukobwa urakubeshyira ko hari ukuntu byagenze shaka mpamubwiza kuri kw'Imana ibintu by'abakobwa sinjya mbijyamo pe yego shaka urabeshya ko hari anigize guca nkumva bari kubivuga ende jewe ende wo byagenze gute akagira inkuru byagenze gute sha nize kubyumva to bavuga gute cyangwa uriya muniga wayigenge n'ibiki kuri sister wanjye niwe ngajya yibeta kaza arimo arabascaminga man abanzi barabizi kwira by'abagore najya mbijyamo man so abaho dakundana sibyo ariko ntabwo njya mbihatayemo cyane tu ariko abakobwa urabizi ko bakwemera banyemera cyane babimbwiye ntabyo narinzi man sha urabizi man we ntabyo narinzi niba mu y'Imana ntabyo narinzi wallahi okay yes ni wayigenge rero turi kumwe twagiranye ikiganiro nyeka ko muri ugikunde cyane sibyo ra bakande subscribe kuri Scott Gangster Marastaman LW Teri Classico yeah man for sure ariko Scott Emile amazina kanda subscribe kuri Scott Emile yeah man for sure kandi man nugotwe no asimbuke man no asimbuke ariko abantu bayida abantu badukurikiye uri n'umuhanzi usibye ibintu byo gukina filime uri n'umuhanzi bayida wowe menye gute ko ndi umuhanzi asemana indirimbo yawe sinyizi ya ndirimbo yitwa ni sample bayita ya ndirimbo se hagetwa gute ni sample ni ya ndirimbo naririmbanye na Aisha yego wayirimbanye na Aisha si izina ryayo asemana uraryibuka ndaryibuka yitwa gute ya ndirimbo yitwa ni wayigenge n'ubundi tu indirimbo twayigenge yitwa sample man ko nabonye kuri YouTube yanditse ngo ni sample oya rap yitwa indirimbo twayigenge indirimbo yitwa Rucukuzi Rucukuzi kose ku cyo ise Rucukuzi rero reka nkubwire Scott ukuntu byagenze indirimbo njyewe sindi umuhanzi ntabwo uri umuhanzi ntabwo ndi umuhanzi aha urumva tubwira ukuntu utari umuhanzi ntabwo ndi umuhanzi tubwira ukuntu waririmbye kandi utari umuhanzi urumva njye ntabwo ndi umuhanzi njye nariyongoje tu urumva hano umujamo wabinkizemo witwa Ngaro kuri iyo cano ya Ngaro Ngaro yajyaga abona na acting avuga ati wayigenge to the floor to the west to the strong shikiripa arakareba ko kaboro abumva na akantu ka fresh aje arabimugara kuri phone arambwira ati ese wayigeye ko kaboro nta kuntu urumva twagakoramo musique yego amubwira ati rero siko nari umuhanzi wa mugabo we kuko ntabwo ndi umuhanzi ko nari umuhanzi ariko njyewe ibintu byose bigenda bimbaho n'ibishyashya mu maso yanjye umva sinarinzi ko nzakina filime urumva ntabwo uzi ko uzakina filime ntabyo narinzi niyo nkuru turaza tuyijyeho byatari ntabwo nzi ko nzakina filime nibyo mubwira ati abantu turapanga n'Imana igapanga nuko ubwo biza kurara arabinyumvisha ati babararoka byaro bose ntabwo ngiye ibintu by'indirimbo rwose wa mugabo ushaka kunjyanamo ntabwo mbizi ibintu bya filime nabyo kubona bigiyemo ntabwo n'ibintu bya filime ntabwo nzi ko ibintu bya filime nabwo nabibasha oya none se tukiri aho ngaho tutarajya ku bya filime turi ku bya muzika kuko iriya ndirimbo ni nziza byatari warakemeye karakara ego utanamaye n'umurongo ahubwo sinzi ko higaremo urumva ubwo mwese mwiyongoza mu studio urumva kandi Aisha ni umuntu wanjye byadanje ni inshuti yanjye byatari Aisha nose byaje gura gute ko idea ari Ngaro Aisha yaje mara umva yarabimbwiye urumva dutekereza kuba twashyiramo umusista tunumva Aisha ne twashyiramo kandi Aisha nawe si umuhanzi kandi Aisha nawe ntabwo ari umuhanzi ariko Aisha ni rasta akora namwemera Aisha ni Aisha man rasta man man Aisha n'umwana mwiza byadanje man bese ujye ubibona se Aisha bana neza Aisha man ntari birye man
Mana Aisha ni umuntu uzi kubana buriya bya danje byatari kabisa zare niba ari umuntu ujya ubana nabe na Aisha hari ukuntu abantu bashobora kumubona muri filime y'acting agifite amahane ariko ntago ari kubimeze umuntu mwaganira ukumva no muri fresh bya danje urumva ni umwana mwiza mana ana ari birye kabisa nuko ubu rero igitekerezo nawe kigeza kuri Aisha arabati irembo sumisha imirongo yiwe se nirenze byatari Aisha Gangster rero niyo mpamvu ugomba nimuzahorana muri kuri tero ugomba kumubwira Aisha Gangster wagwana ataka music kandi yanayibasha ma yayibasha dukubitwa kapira twumve kuri ya ndirimbo wari wamwe ngo yitwa Rucukuzi twumve asara cyayo kakimaze igihe abashize imana imirongo barayibagiye ariko bagende bayirebe ntaribe bagende bayirebe kuri Ngaro urukumva bayirebe Wayigenge featuring Aisha featuring Ngaro okay ni nziza ntaribe ryayo kabisa hanyuma rero Wayige waje kwisanga ibintu bya filime gute hanze abantu baragukunda ubwo twari Gisenyi nabonaga abana kabisa avuga Wayigenge none uko none ukunda naye ndabikunda nanjye dukunda abadukunda tu ibintu bya filime waje kubijamo gute koko nyine byo nkubwira mwana Scott swari umurambaza ngo uyu mwaka ngo ndateganya iki se yego ubundi rero abantu turapanga n'Imana igapanga njye ntago mba nzi ukuntu imbere yanjye hameze ntago mba mbizi nta kintu mba mbona mbayeho ahubwo twebwe ikintu dukora urakora ibyo ukoze Imana ikagira iki ikabiguheramo umugisha urakora ugategereza iki ugategereza gahunda z'Imana kuko n'Imana ikunda abantu bakora ntago Imana ikunda abanebwe urakora ugategereza ukareba niyo mpamvu mubwira ati bya filime waje kugisanga bya filime rero sasa bya filime ukuntu njye nabyisanzemo rero ntabwo wabikundaga even music nabyo nari nzi ko ntanabasha uracyabyibuka ubimazemo igihe uracyabyibuka ukuntu wabigiyemo washize igihe kinini mana nyine igitekerezo cyavuye hewa nyine byagenze gute ibintu bya filime rero nyine byagenze gute kugira ngo wisange muri filime ibintu bya filime mani ni bro wanjye nyine yakinaga filime niyo yambwiye ati ariko wakwiyongosha icyo gihe mwari mutuye hehe Kimironko n'ubundi mu rugo ni Kimironko ariko ubundi wakwiyongoza ukareba ukareba ko bikunda ubitangirira hehe ubwo urumva nabitangiriye kuri Afrimax Afrimax TV cyagiye gikoraho ba Zaba ba Nyaso na ba Clement na ba Regis aho kajya mukubita imirongo nyine ariko baje gushotinga aho ngaho ariyongoza baravuga ati se Wayige ntabwo Wayige ryari ubundi ry'amazina yanjye wanjye Turatsinze Prince banyita Turatsinze Prince urumva bayita Turatsinze Prince ahubwo njyewe Wayigenge ni iry'akazi ni iry'akazi ariko umuntu nzi neza anzi nka Turatsinze Prince Wayigenge ryaje rite Wayigenge ibintu Wayigenge kuri ukuntu mubona actinga muri filime bitandukanye nariyo life abayemo hanze nyine akazi na Wayigenge ni irya filime ariko umuntu nzi neza ninde ari kwisi Wayigenge nyine cyane ko bakwitaga no kwishuri kwishuri bakwitaga kazina Prince nitwa Prince ariko nundi wari iniga kwishuri iniga gute nyine uko iyo uvuze iniga no umuntu nyine nkuko wakitinga muri filime nta mutima mubi ntukwisekera uburyo mbaye mu filime n'uburyo mbaye mu buzima busanzwe ni ibintu bitandukanye kandi nawe ngira ngo urabizi ndabizi urumva hari umuntu ushaka kundeba muri filime akavuga ati Wayigenge buriya nikomeze mu buzima busanzwe ariko mu buzima busanzwe njye Wayigenge tuntu uri pose nyine tuje ntaribi nyine akazina Wayigenge katurutse he nyine wakakwise ni wakise urumva nibaza bakanyeteye kuri tele nyine na ba Nyakso kaba karariye okay ubwo rero ibintu bya filime bihita ubikurikiranamo gutyo ukuntu fresh byadanje okay
hanyuma rero wayigenge to the street to the floor to the west kubita akapera ayo kantu ukuntu uburyo kaba karyoshye kaba kagukomye ngo ni wa wayigenge so kumvishe urakaza nyine tujyane wayigenge ahubwo we namo ahubwo ngewe namo ntayemo mani wowe tamo abakunzi bawe bro wayigenge to the what wayigenge to the floor to the west to the strong shikiri pa shikiri yohan shikiri z ya man man wajye murashaka kukubona ariko mani kucyindeba wishima mani genge wallahi mani ko baragushimishije mani byadanje birenze oje niko murashaka kukureba nyine uri kuri kamera wimero gutya agahita avuga ati ako mani tipa bakoresheje no ku kintu duhereza ukuri ushaka akavuga ati shamani umuntu aba ari igifuri aba yanyweye aba yagize gute mani nta kintu ngiye mfata ubundi nta kintu ukoresha yanjye no umunezero wiva ku Uwiteka Imana ya Isiraheli tu yose mani unywa inzoga wapi urabeshya ntago niba mbeshya mba ntago ngiye nakubeshya mani ana inzu ngo turavana mpita ngutamo nkera agafanta kabisa yego uravugisha ukuri nta gikoresho ukoresha wapi kabisa urumva ibyo bintu babyemera ko wapi mani urumva abantu babyemera abantu se ko bacira abantu imanza abantu no mu mibereho yawe ntabwo wigize unywaho inzoga reka ku muntu nzi neza ntabizi ko ibyo bintu atabikora yego ibintu bya drink mani none si izo furimani zikura he mani ukuntu uba wimereye nakubwiye ati uzaga ubundi reka nkubwire yego uzi ukuntu Yesu atanga amahoro mu mutima mani kandi ngende n'umukristo buriya restoration church ni kwa oya nta nubwo bivuga ngo no si dini rye tumumara w'umukristo oya ariko ngende umukristo ku mutima wanjye ngende umukristo none se ubukristo bugaragarira he si mu idini ushobora kugenda gusenga se abantu bose ajya gusenga ni kari abakristo bose ase ubundi heruka gusenga ryari wayige oya ariko ngiye ku cyumweru buri genda gusenga buri ku cyumweru yes yes rero wayigenge to the street to the floor to the west to the ako mana ngiye nkunda abantu byadanje buri nta muntu ngiye n'umuntu nyanga sinzi mwana nta muntu ngiye nayo kibazo mwana guys rero nta muntu wanga wayigenge igihe narayibonye ubuse wabuye wangira iki wayigenge ubundi abamwangira nta mutima mubi kabisa we numva bari impamvu nari nkubaje ngo inzoga ngiye nta nzoga nk'amana kugira ngo menye ukuri n'abantu babyumve ako so wamusuka urabireba ko twa nta nzoga nk'amana arimo arabizi nawe arabizi uri kubimbaza arabizi guys rero uyu mutipe ko mumureba gutya n'amana ntanywa inzoga ntanywa itabi nta kintu arabizi nta satani agira ngewe nawe umuhamya wabyo twamaranye iminsi ine i Rubavu ariko hariya twari turi hari inzoga ziteretse kuriya ariko mwana yinyweraga amata amata n'inywera kuko njye nkunda no kunywa amata byadanje buri yes hanyuma rero wayigenge turimo tubona ubu ngubu umaze kuba icyamamare wagiye muri filime atabikunda sofa ubona nyine ubona ari nk'iki kuri wowe bimaje nyine haba ku gikundiro nyine n'iki bimaje kukugezaho muri public wego wabijye mutabikunda ariko fame yaze kubwo ubona byatari mana yakuza abantu iyo bagukunze abantu n'umugisha ubundi ni cyambere cyose uri umuntu ubaho mana abantu bakwanga ntago ari fresh ese ni fresh man ntago ari fresh man akiyaba iyo ubayeho abantu muhuza mana no gukunda nabakunda kamana ariko nta mutima w'Imana umuntu rega ubundi n'ikibano tugomba kuba umwe mana tugakundana mana kunda mugenzi wawe uko wikunda n'ijambo ry'Imana rero n'ijambo ry'Imana rivuga uko wumva wikunze abari gukundana mugenzi wawe hanyuma wakuze uri umwana umeze gute hano ikiganiro turimo ni inkuru y'ubuzima so wayigenge tubona ubu ngubu yakuze wa mwana umeze gute yakuze yifuza iki mu buzima bwe nakuze nifuza mu mikure yawe yese wumva wakuze wumva uzavuga ngo nzaba iki bizagenda gutyo urumva umwana aba afite dream ariko mu mikurire yawe nyine mu nkuru y'ubuzima wawe wakuze uri umwana umeze gute nimba ubyibuka neza umva njye nakuze urumva ndi umwana wahawe uburere n'ababyeyi yego ababyeyi bombi yangira umubyeyi umwe tu mama papa ngira mama wanjye
ariko mani amaye uburere bwa fresh, yego, antoza gukunda Imana, antoza gukunda abantu, urumva ibyo rero ibyo byose iyo ubibashije muri ubuzima tumo bwa buri munsi, ibyo biza uyikunda Imana, wubaha Imana, sibyo ukunda abantu, nta mutima mubi. Ibyo rero ni ibintu bikwereka, ni ibintu nyine ni nk'inzira, urumva ni nk'inzira nyine izakuzana bya bindi byose ushaka. Yego, so kuko ijambo ry'Imana rivuga ati kunda Uwiteka Imana, urumva n'umutima wawe wose. Ubutunzi buba mu isi n'ibindi bintu byose byo mu buzima bwa buri munsi umuntu aba muri kumva tuzabyongererwa, sibwo bimeze? Uko bimeze, nukunda Imana n'Imana izakublessinga, hanyuma kuko Imana idukora byinshi cyane. uvuka mu muryango w'abana bangahe wegeye? abana 6. Kubanje kubitekerezaho nkaho utabyiye? abana 6. Ukaba wakangahe? wa gatatu. Abana 6. Abahungu bangahe, abakobwa bangahe? tugira umukobwa umwe tu. Umwe gusa? Okay. Hanyuma wavukiye hehe? Ni muri Kigali? Navukiye muri Kigali. Sure? Uziko nagira nkubara nk'umwana w'epfo mu majyepfo za Nyanza. Wapi tu? Wowe kavukire Kigali? Hanyuma se primaire wayigiye he? Ni Kigali n'ubundi? Ni muri Kigali n'ubundi. Okay. Hanyuma abavandimwe bawe muri kumwe muri quartier yo muhuye, ubu ngubu wabaye umusitari, bayibona gute? Bakubwira iki? Wabaye umusitari buriya? Byatari. Asa we nawe bibona? Rero ngiye kurimba mbona ngewe. Mbona ngewe nta byadanje tu. Nubwo mwebwe mwabona nyine ngiye mbabona nta life irakomeza nase mu rugo ntago bajya bikubwira mana? Babikubwira nibyo, ariko nta byadanje. Ariko yegeye mana, uze nk'umuntu w'umutesi ushobora kuba ukirara n'iwanyu, ushobora kuba ukiba iwanyu mu rugo. Yanjye ndiba. Urabizi se? Urabizi nyine uburyo agiye nkubona physical? Nibyo ubona, ariko ntago ariko bimeze. Wavuye mu rugo uribana muri ghetto? Okay. Mba mbona kabisa uri pose utuje nyine nk'umuntu ukirwa na Mary wiwe kabisa. Happy kabisa. Hanyuma Mary wamufata? Kandi nubwo twaba tubana ndumva nta niribi. Umwana wawe ngana gutya mana bari umutesi. Umutesi byatari, ugomba kugenda ugashaka ubuzima ugakamirika. Ubwo ndabimenya ntabyo narenze. Ubwo urumva abana bakibiwa. Uri kubyumva? Reko Scott, ako nishimiye kuza kuri channel yanyu. Nanjye nabyishimiye byatari. Hanyuma Mary wawe umufata nk'iki kuri wowe, mama wawe ukubyara mana? Mary wanjye mufata nk'umuntu ukomeye ubuzima bwanjye. Imana yampaye umubyeyi nyine mwiza tu, unyigisha ibyiza by'Imana, byande tugannye hasi byane nakubwiye byose, nyine yanyigishije ibintu nyine byiza nyine biranga umuntu nyine ufite imico myiza, kandi Imana ikunda abantu afite imico myiza. Ubu ngubu ni iki kintu aramutse ari uzareba iki kiganiro nishobora kumubwira? Ko impamvu nkikubajije nuko nzi ko cyane cyane twebwe ku babyeyi b'abahungu agaciro duhereza ababyeyi bacu batubyara. None umuntu ugifite amahirwe yo kumugira, umuntu ugifite amahirwe yo kugira umubyeyi we mama, kuko buriya ababyeyi ba mama ni ingirakamaro cyane. Icyo wamubwira kuri wowe abaye ari buzarebe kino kiganiro, ni ire jambo wamubwira? Mama wanjye ndamukunda cyane. Mbese wakwanga umubyeyi wawe? Ase ubundi hari umuntu wanga umubyeyi we? Nta muntu wanga umubyeyi we, ariko usibye kuvuga ngo ndagukunda, ni ire jambo nyine wamubwira akavuga ati ndamukunda, narabizi nawe warabizi. Ndamukunda cyane mama wanjye. Ibyo gusa tu? Ndamukunda pe, ndamukunda mani, ndamukunda siko, ndamukunda byatari. Yes. Hanyuma rero tugaruke muri kariya ya sinema. Kariya ya sinema ubona kuri wowe, sibyo? Kuri wowe kariyeri ya sinema winjiyemo nyine ubona ari nk'ikihe kintu
uvuga uti wawe ibintu nabigiyemo ntabikunze ariko reka bikomeze bime motivation yo gukomeza gupushinga none iyi saha ubikirimo ntibimaze igihe kinini ntabwo ari kinini ntabwo ari kinini kabisa igihe kingana gute nimba ubyuka neza si nk'imyaka nk'ibiri buriya oya eko nkuzi kera ahubwo wowe no kuba warabonye njye nkora babyita nk'ibyo ahubwo no kuba warabonye njye nkora amavideo menshi akarya hit none se reka nkubaze igihe watangire kuri Afirimax sibyo gikuraho banyatso na bakiramani bagezeho bayivamo kiramani yashinze channel yiwe Sofa amajana yanjye nanjye ntacyo turaza kuyigarukaho Sofa amaze imyaka 2 yikorera ku giti cye kandi mbere uko yikorera yamaze indi nk'imyaka urumva man akora utundi ducano kandi wowe wakoraga kuri Afirimax man ibaye myinshi ntago yarenga 3 man siko ntago yarenga 3 baye okay none reka dufate muri range imyaka 3 niki kintu kigusunika nabwo nawe ntago yuzuye neza ni nk'itatu man ni nk'itatu ndakeka okay ni cye kintu kigusunika kugeza ku none isaha ukiri muri iyo myaka yose ukiri muri cinema kuko ari abantu babitangiye babivamo for example barahari benshi for example Basiya Banana na Deje baracyaboneka muri cinema se benshi cyane Asi uramuzi se Asiya kabisa uramuzi ntago muzi bo bitanana na Deje sigaye bibera hanze ya bose bagiye babiva muri film life is exchange aho bita ba Rora usa na Serola ba Nick ntago tucobona muri cinema Nick ntumuzi yego none wowe kuki bikigusunika Sofa ukaba ukiri muri cinema nihe motivation nyine byo nazo nanjye nkubwira turapanga n'Imana ikadupangira uwo suzu ukuntu ejo uzabyuka urabizi no ntago bizi nyine muri iyo myaka 3 nicyo ndimo nkubaza ni cyo kintu kigusunika kugeza n'isaha ukirimo ni kwera Imana se buriya n'Imana ibikibyemeye ko mba nkibirimo nyine ariko ejo ushobora no gusanga utakibirimo yego wagiye mu bindi bintu ariko se nabyo byonyine umuntu aba anakora byonyine umuntu abakora n'ibindi bintu ariko byo mubwira ati urapanga ntari kagupangira hagugira cano ndayigira yitwa Wayigenge TV show ucisha hiki cyama filime nyine tu okay ntacyo turaza kuwupininga ku kiganiro amana abantu bite banayiza abantu nyine bamwe namwe barayiza n'abandi bagende biyongeraho urumva nimba turega n'abantu barenga 10,000 sibyo Ewana Wayigenge TV show inariho n'ibintu byiza kabisa yego nukuri ko Imana nzajya mu ijoro n'udukomedi iri udukomedi twiza kibona ibiganiro okay ntacyo turaza kupininga abantu bagende bayikurikirane bakore subscribe cyane cyane abakunzi bawe hanyuma Wayigenge muri cinema shaka kwaza ku muntu umwe gusa umukobwa umwe kuko giye mbona amani muri inshuti byataye twiza wenda kumukomozaho Aisha Inkindi akenshi iyo turi kumwe mbona nyine mani mbona bakwishimiye n'umuntu wamusobanura gute kuri wowe Aisha ni sinabikubwiye se ni rasta nyine Tony Fresh bebe ugira umutima mwiza abantu neza kandi abantu ino se tugezemo none abantu nk'abo ngabo nibo isi ikeneye nyine tu tudukeneye abantu bagira umutima mu Imana aya nakubajije nabo tuba tubakeneye aya Ciao singewe dukeneye abantu nyine abantu nyine bafite umutima mwiza abantu bazi kubana ako ni nk'akaye gasene wigize gukora ukavuga uti shaka gusakana nagakomye kujya katajya kakuva mu Chasko reka nkubwize ukuri abo abantu nyine bafite uko babibona ariko ngiye se nazo sinamba nta kintu zitwaye tu nta kintu zazitwaye kabisa ariko arako umuntu akora kavuga ataka kantu ntago kajya kamva mu mutwe hano narakomye Chasko bagenda birebe byose mbana bikomye byose baduhaye amakuru Chasko byose mbana bikomye urumva Jema mba nta kintu zose ziba zitwaye nyine ushobora kubayiranga abantu fresh to na acting fresh to nare uba director niba kubwiye actinga muri ubu buryo ukabwa actinga umuntu yasohoye yaba uploadinga umuntu mwahora akubwira ati man kari agasene kasohotse kari fresh ubu bagwaye motivation ntayo tuvuga ataho ni good kabisa so rero kubwanjye byose mbona nta kintu mbona narabi kabisa tu aga dutangiye ikiganiro tuguye ko amazina ya nyakuri arayahe turatsinze Prince okay Sofa none ahangaha ku muntu ugukurikiye ukureba ukuzi hari uburyo akuzimo akuzi nka Wayigenge unzi nka Wayigenge n'unzi muri filime
ariko unzi neza cyane, yego unzi neza cyane, turatsinze anzi nka Prince turatsinze. noneho ndashaka udutandukanyirizo abantu babiri, sibyo? Turatsinze Prince na Wayigenge, abo bantu babiri ubatandukanya gute kugira ngo abantu bakora iki kiganiro? Uzi Wayigenge amuzi muri filime uburyo yaktinga, akaba amuzi muri iriya shusho imeze ite, yaktinga y'uburyo naktingamo, sibyo? Ariko uzi Prince, ariko n'indi umuntu ashobora gukora iki kiganiro ari wenda atarareba filime ukinamo, you never know, areba ibiganiro atazi filime, nyine yaktinga imeze ite? ubundi acting yose baguhaye rayikina, nyine icyo nshaka kuvuga, iyo acting urimo ushobora gukina wenda ndi nka Rasta wenda muri filime, ariko mu buzima busanzwe ariko bimeze nyine mu buzima busanzwe, nyine dutandukanyiriza abantu babiri. Mu buzima busanzwe ni turatsinze Prince. Turatsinze Prince ni umuntu umeze gute? Ni umuntu umeze gute? Ako se ubundi uramuyobewe siko? Oya, genda kuzi, ariko hari abantu bagukurikiye banagukunda, bakuzi nka Wayigenge. So unzi nka turatsinze Prince rero, ni umuntu uri humble, shishije makeya, kunda abantu, none by'umwihariko cyane. Mane njye nkunda Imana kabisa. Mane nkunda bro, reka nkubwize ukuri kw'Imana. Nkunda Imana bro. Uzi ko bikubwira nkumva n'ikiniga mane, ariko nta mugabo ujurira mane. Abagabo barara umunsi basigaye. Umuriro w'umugabo atemba ajya mu nda, ariko iyo mbikubwiye mane, Imana ni nziza byadanje, ibintu ngende dukwana byinshi byatari, urumva? Umuntu turatsinze Prince, uwo nguwo ndi kukubwira akaba ari njyewe, njye ndi n'umukristo nyine, byo nahoze nkubwira. Ariko umuntu yakorera muri filime akabona urimo actinga mu Rasta, kagira ngo nikomeze, yego ko ntago ariko bimeze, wenda akaba yakeka ko hari ibindi bintu wenda urimo, ariko ntabyo. So rero turatsinze Prince, uwo nguwo njye nkubwiye, uwo nguwo kabisa. Uwo nguwo rero turatsinze Prince, uyu nguwo wari umubivuga n'ubundi. Ubundi ni uyu nguwo uderera ari kumwe. Bana uri hamba kabisa, ibyo uri hamba uratuje, ngira nta n'amagambo menshi ugira by the way, nta magambo menshi ugira tu, ubuzima busanzwe iyo wicaye wana uri poza ucecetse ku bantu bakuzi. Ugomba gutuza kabisa byadanje. Icyo nikuziho bakundi umuntu ari mu bantu benshi, ugasanga umuntu yayagaye, ari kuvuga buri kanya cyane, we kugira ngo umuntu azakubone wavuze. Ugomba gutuza cyane, bigoye kabisa. Ugomba kwituriza kabisa. Ese ubundi urasara kubera iki? Ubundi busazwa ni iki? Si uko se mana, nta mpamvu yo gusara tu. Isi yadusaza nawe ubwawe ugasara. Isi isaza n'ubundi umuntu uri gusara n'ubundi. Ubundi ugomba kuba uri pose utuje, niyo wahura n'iki kibazo nabwo ukacyereka Imana, kuko Imana ishobora byose. Ase tukiri aho ngaho, tugitangira kuganira, kukunze kugaruka ku Mana cyane mani, kubera iki? Nyine ibibazo ko nanjye nahigarutseho cyane. Ni ukubera iki? Ni nk'igihe kintu yagukoreye ku buryo ahubwo se icyo utankoreye ntago nayitengo cyane. Mani nkora byinshi siko, ibintu byose ngenge nankora byo mu buzima ni ibintu binza mu maso ari bishyashya. Nabikubwiye se, nzi ko nakina filime, iyo ndirimbo wabuze ntabwo wasanga ndi n'umuhanzi wa danje, sinanabizi. Ntabyo namenye, wasanga nkubise n'ikiguma cyanakubita cyane bya danje. Wigeze guhura n'uburwayi bukabije cyane ku buryo uvuga uti ahantu Imana yarantabaye? Siko ntabwo nigeze ndwara kabisa. Yego, ibintu byo kurwara nshobora kurwara, so ibintu byo kurwara hafi ntabwo wigeze urwaraho. Nta muntu waba utarwaye, ushobora nko kurwara wenda nk'ibyo bicurane, ko ibintu kurwara Imana igitsindinda tu, ntabwo bijya bimbaho, ntabwo nyarwara. Hashize igihe kinini ntabwo cyitwa kurwara wapi tu. Si uko ndi igihangange, si uko ndi umuntu ukomeye, oya. Ubwo nyine n'ubuntu bw'Imana nyine biturinze nyine ntiwamenya, ariko ibintu byo kurwara wapi. Okay, yes. Rero ubu ni Wayigenge turi kumwe, turimo tuganira mu kiganiro inkuru yacu y'ubuzima, kugira ngo murakumubona, ni umuntu murasta, nta mutima mubi yigirira.
zirangira umutima mu bikoreye ne gute ije cyo ku bantu bakuzi umutima w'Imana. Yes wege hanyuma rero turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro. Iminsi yashize kugeza kubikomokaho dukomotse Rubavu, iki kintu cyagushimishije hari abo ikintu cyakunyuze ahantu twari turi mu minsi yashize turi Rubavu turi ku mazi cyashimishije man cyashimishije nuko nabonye turi timu twese twahujwe n'umuntu umwe biba ni ibintu biri big cyane sibyo n'abantu muri kuri kamera buriya abamusige Dadi ni umurasta man ariko karabura dread zonyine man ariko ni rasta man urumva Dadi ndi kuvuga ni kiramane tu wenda natarabizi babimenye tu Dadi ni kiramane urumva man kiramane agira umutima mwiza tu byadanje fata abantu bangana kuri abo bose kandi banakomeye man uzi ko hariya twe twagiye twese nta muntu uri muciriritse man bose ni abantu ubona ko bifite urumva bigomye ibintu byabo akabahuriza hamwe akabakombayininga bose akabahuriza hamwe urumva akabajyana urumva kuri we ni ibintu ufata man aramutipa agira urukundo tu agira urukundo byadanje tu nyine man kiramane man ni fresh nyine tu kandi twahagiye n'ibihe byiza. Ni iki kintu utakwibagirwa wavutse hakabisa iki kintu ntabwo ntakibagirwa hari Gisenyi nibyo ndi kukubwira man ngiye hari ikintu nge nabonye nuko turemamo urukundo man ahubwo turukomeze urumva nawe urabona ko ufite channel urumva ntukenera kugira projet yawe iri big cyane kandi isabwa abantu benshi cyane abantu ugomba kubaremamo urukundo man abantu nyine ukabaremamo urukundo byadanje ibyo bintu biragenda urumva ahantu wumva niba warabonye kiramana abikora sibyo urumva ahantu biba byaraturutse n'ubundi washobora no kuba nawe urwifitemo wenda ariko ubwo bushobozi wenda utaragira mu bushobozi nk'ubwiwe ariko mu gihe ntabonye ubushobozi nk'ubwiwe tu mwana abantu baremamo urukundo sibyo ibisheni man ipari hano abantu bajya ku betting ukabona yakoze ipari ingana gutya ujya betinga nawe nya betinga ubwo ni iki se njya mbibona abantu ba betinga nawe nya betinga no kuri kwimana ntago njya na betinga man ntago njya betinga tu kono iso byamagana kere biha ibintu bikurya amafaranga bituma ntago ari kandi nabyiza tu yego betinga ariko wanyumva kuri kamera mutumva ko nabateye amabuye mwaho abantu mwere atisaza ati wayigenga ibyo bintu uvuze ngo byo kubetinga ya nyine buri muntu abakunda abafite nyine muvuna we ariko Scott urumva yego ni ari ikintu cya mbere cyiza niba ufite urukundo muri wowe irera abandi bantu imbuto nziza urumva yego sibyo ubereka urukundo nyine tu nabo urwo rukundo waberetse nabo nabo bazagenda barujyana n'ahandi hantu nabo rugira n'abandi bantu ari akamaro nabo man sibyo se man nibyo byadanje respect kuri kiramane Dadi magangster marasta man Eldabit uri rasta kabisa fresh kabisa cya kintu ngewe yana kudesha kabisa ntago nsubira inyuma ubundi se cyane si yaho zatoga katuka yakuntu ntabyumvise neza narinde zakabura nta kintu gatwaye ngo ninde we zagakata nta kintu gatwaye kiramane rasta man nyine tu magangster ya no umuntu wa fresh tu kandi man ufite discipline ukora n'ibintu biri karite man subscribe kuri Big Mind Empire subscribe kuri Kiramane Empire man akora n'ibintu bya fresh kandi by the way sibyo se man biranagaragara kandi rega nuzo nukina yose man tunacana ibintu bya fresh man oya biranagaragara n'uburyo dufata man kandi n'abahereza n'abakinnyi be respect man you know man Dadi respect man uri rasta kabisa rega man tujye tuvugaho ikintu igihe umuntu yakoze ibintu byiza man tubivuge man sibyo se ko nukora ikintu kibi n'abantu ariko bazakumenya ikintu bavuga atari kuburiya
ntabwo wakoze fresh man. wakoze fresh. Kuko nukuri ikintu kiri fresh urumva abantu bakikubahire man. Okay, Waige. Rero turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu muri ubuzima. Nicyo wabwira mana abafana bawe bakurikiye. Nje nta bafana nje nta byo bafana. Oya. Ahubwo nabakunzi. Okay, abakunzi. Abafana n'abamakipe. Abafana barafana bakagenda ariko tweda tubita abakunzi. Bamaze kuba abakunzi bacu. Abakunzi bacu. Nice. Nicyo wabwira basi abantu bacu. Man, turabakunda bya danje. Man, eneto aga nabona ukuntu mbikubwira. Birakurenze? Uzi yihuye n'umuntu akabwira ati genda gukunda man. Uyumva uti iyo feeling? Nyumva neza cyane. Aho umuntu akubwira ngo ndagukunda bro. Wowe umva ari iby'agaciro? Ni iby'agaciro man, nyine ibyo mvuga ati man baramaze kwa nk'abakunzi bacu. Imana ibaho umugisha abakunzi bacu, ubwiza bw'Imana bujye baranga aho bari hose, ibyiza batwifuriza nabo bibagereho nabo urumva. Natwe tubifurije ishya n'ihirwe kandi mbifurije uyu mwaka mushya 2025 uzabera w'amata n'ubuki. Kandi turabakunda cyane. Babinkoze ku mutima nyine iyo mpuye n'umuntu abate dukunda ibikorwa byanyu nanjye binkora ku mutima. Respect kabisa ndabakunda cyane pe. Okay, so Waige. So rero turagushimiye wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Bisi twakugoye twakwicaje ku zuba ariko uri rasta. Nari ndabashimiye n'ubutaha mudukenera tuzagaruka. Nta kibazo. Urakoze cyane wakoze kwitabira. Thank you so much.